Ubupfu n'ukuri banze ejo rwari rwasibye nimba ari uko ari kwirayidi Imana ishimwe pe. Igitambo cy'umuntu. Ubu si ibintu bibaho. Dore yari kuzamuka ariko dore yaguizamu ireba ruguru. Nose ubu yikaraze bingana gute? Yari kumanuka nyene yakubise hariya. Harayikaraga iguye harayishinga. Urumva? Ishinze irabenuka hariya. Nani gutakora umuntu nkwiya. None cyari giye kubenura. Noya. Kandi ubona iri kumanuka nyine. Yakubise birabyuma. Itigwamo harayepfo irishinga. Taburizi yishingamo hara hasi yishinzemo hasi ikizamuka itigwa kuriya nyine. Hasi shoferi man. Wari itara kinyabaye. Biragaragara ko nta kiyabaye. Ese biragaragara? Biragaragara. Kubera iki? Kubera guyitambitse. Hari icyo yabaye. Taburizi yaba yari ikunja kunja. Ibyo bikamufata. Mana we. Mana we mwisho. Mana we. Ako bimushofera nazi cyuma pe. Ni umuhanga cyane. Hanyuma habiyete umushofera w'umuhanga yarayiyoboreye mu bantu. None se tubahaye ikaze kuri Rwanda Update Info. Amaro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi mugiye muhereremo cyangwa se mugiye mudukurikiyemo 5 kuri 5 nk'ibisanzwe. Ndagira ngo munyemere n'umunsi tugaruke hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo nkuko muri kubona na accident iteye ubwoba ibaye muri kano ka mwanya, aho imodoka yari itwaye isima yitwaye ku ruganda rutunganya sima mu Rwanda, sima simerwa yijyanye hanze y'igihugu. Mu by'ukuri nkuko muri kubibona iyo imodoka yari kumanuka, nkuko abantu bari kugenda batanga ubuhamya, bivugwa yuko imodoka yari itwaye isima yayipakiye cyane. Mu by'ukuri iyo modoka yari ku muvuduko uri hejuru bituma ipine rimeneka. Mu by'ukuri ipine rimaze kumeneka imodoka yabuze balance itangira gutwara yirukanka, aho mu by'ukuri abantu bagiye bakwira umushwaro bari guhunga. Abenshi bagiye banica imyaka bitewe no guhunga ku iyo modoka, kuko babonaga yuko iyo modoka ishobora kuba yanabahitana ubwabo bitewe nuko yari ifite umuvuduko uri hejuru. Bityo rero imodoka yabuze balance, finally birangira imodoka yibiranduye igwa mu gishanga ahantu hari umuceri. Gusa na n'ubu ngubu turakomeza tubahereza amakuru nkuko biri kugenda biravugwa yuko iyo modoka nubwo yakoze accident nta muntu n'umwe wabashije kuba yapfa. Gusa harimo umukobwa umwe yabashije kuba yacika ugutwi, ariko ubu ngubu ari kwa muganga. Bivugwa yuko ashobora kuba nawe yamera neza. Mu by'ukuri ntabwo ari accident yonyine ibereye hano mu karere ka Rusizi, kuko n'ejo bundi ku irayidi hari indi accident yabaye. Ngira ngo mwabonye video twatangije aho imodoka yari iri mu gishanga yaguye. Ngira ngo iri accident yabaye ku itariki cyangwa se umunsi igihe irayidi yabereyeho. Iri accident yateye ubwoba, nubwo abantu nta muntu mu by'ukuri wigeze witaba Imana, ariko turashima Imana ko nta muntu wigeze witaba Imana. Ariko mu by'ukuri iri accident nubwo nta muntu witabye Imana, harimo umukobwa wari utwawemo muri iyo modoka, ariko biravugwa yuko umukobwa wari utwaye muri iyo modoka we yabashije kuba yakomereka, nubwo atakomeretse ku kigero kiri hejuru, ariko yarakomeretse kuko yabashije kuba yabura ugutwi. Nubwo mu by'ukuri rero accident yabaye, biravugwa yuko iyo accident shoferi nta kintu na gito yigeze aba, ariko imodoka ngira ngo mwabonye video ko imodoka yari imeze. Imodoka yaraje igonga ibyuma iribirandura ishinga izuru ryayo. Bityo rero nubwo mu by'ukuri abantu batigeze bakomereka, gusa ni impanuka iteye ubwoba cyane kuko biragoye kuba iyo mpanuka wayirokoka bitewe n'uburyo wayibonaga. Ni ibintu byari bigoye cyane. Ngira ngo leta ikomeza ishishikariza abantu gutwara umuvuduko uri hasi, kuko bararebye basanga yuko abantu benshi bari kwitaba Imana bitewe nuko bari gukora accident mu muhanda. Malaria cyangwa se izindi ndwara ntabwo zigitanga cyangwa se ntabwo zigitera impfu nyinshi cyane mu gihugu, ahubwo basigaye bararebye bagasanga accident nizo zisigaye zituma abantu bitaba Imana cyane. Bityo leta igakomeza ishishikariza abantu gutwara bigengesere kandi bagatwarira ku muvuduko uri hasi, kuko buriya accident niyo mbi kurusha zino ndwara abantu bagenda barwara bazi ngo indwara nizo zigoye, ariko accident niyo mbi, kuko buriya iyo wakoze accident ntabwo wabasha kuba warokoka urupfu na hato. Cyangwa se niyo accident ibaye usanga kenshi uyikomerekeyemo cyane, ugasanga ubuze amaguru cyangwa se ugasanga ubuze n'ibindi bice byawe by'umubiri. So rero leta igomeza dushishikariza gutwara twigengesere. Gahunda ya leta tukagerayo amahoro nta gikuba gicitse. Mu by'ukuri dukomeze dukurikije iyo gahunda ya leta yo kugerayo amahoro. Mu by'ukuri ngira ngo si accident yonyine mumaje kureba, ngira ngo na accident ebyiri mubonye muri no video zitandukanye, kandi zose zabereye mu karere ka Rusizi mu cyumweru kimwe. Bivuze yuko ikigero cya accident rero cyangwa se ikigero cy'imodoka ziri gukora
gutwara agisida mu gihugu kiri kwiyongera cyane ugereranyije na malariya. Malariya uko iri gutera mu gihugu biri hasi cyane kurusha uko agisida ziri kugenda ziba nyinshi mu mihanda. Bityo rero leta ikomeza ishishikariza abaturage cyangwa se abashoferi gutwara gake gake bigengesereye bakagerayo amahoro. N'ejo bundi ngira ngo murabizi mu mujyi wa Kigali habaye agisida nayo iteye ubwoba, aho imodoka rivuye mu mujyi wa Kigali iri kujya za Rwamagana yari ibirande mu by'ukuri igwa ku nzu y'umuntu, nubwo nta bantu bangirikiyemo ariko nayo iyo agisida yari iteye ubwoba cyane. Ni imodoka rivuye mu mujyi wa Kigali itwaye abaturage ibajyanye mu karere ka Rwamagana. Bityo rero leta ikomeza ibishishikariza gutwara tukagerayo amahoro. Ni gahunda ya leta tujye dukomeza tuyubahiriza mu by'ukuri. Gusa mbere yuko dukomeza n'andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda, banza ukande subscribe ufungure inzogera kugira ujye ukomeza kubona natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi 5 kuri 5. Gusa nanone ntibibagirwe gukanda like, comment kuko ibitekerezo byanyu ni inyamirwa, kuko bifasha society nyarwanda kwikura mu bukene. Gusa tugiye ku yindi nkuru iri kuvugwa hirya no hino. Mu by'ukuri ni inkuru ikomeje guhangayikisha abantu batari bakeya. Ndagira ngo mu by'ukuri mu nyemerere tuganire ku nkuru ya mituweli, aho abaturage hirya no hino mu gihugu bakomeza kugenda bavugwa yuko batazishyura amafaranga ya mituweli bitewe n'uko amafaranga ya mituweli yarazamutse ava ku kigero yari asanzwe ariho 3,000 ajya ku mafaranga 20,000. Bityo rero bikomeza bigenda bibangamira abaturage. Bavuga yuko amafaranga 20,000 ari menshi cyane cyane, kuko urebye no mu myaka yashize wasangaga amafaranga 3,000 kuyabona ari ibintu byabaga bibagoye cyane. Ariko none ngo leta yarongeye iyazamura ku 20,000. Bityo rero abaturage benshi mu karere ka Rubavu bakomeza kugenda bavuga yuko amafaranga ya mituweli batazayishyura uko byagenda kose, kereka byibuze niba yamanura bakagera ku 3,000 uko byari bimeze mbere hose. Mu by'ukuri rero ntabwo turi butinde ku nkuru ya mituweli, nubwo leta mu by'ukuri yakomeje kumva ikibazo cy'abaturage, ariko ndagira ngo mu nyemerere mbabwire yuko leta iri kugenda ikurikirana iki kibazo cy'abaturage, aho Perezida His Excellency Paul Kagame n'abaminisitiri bakomeje kugenda biga ku kibazo cy'abaturage barebe ko baba bagabanya aya mafaranga ya mituweli, kuko abaturage benshi bari kugumeza bavuga yuko amafaranga batazayabona, bakurikije nuko no mu myaka yashize 3,000 bari kubibona wasangaga ari ikibazo gikomeye cyane. Rero leta n'abandi baturage bakomeje kugenda bafasha abaturage mu kuba bakemura ikibazo cya mituweli, aho mituweli yazamutse cyane ikagera ku kigero kiri hejuru cyane. Ndagushima we twabonye kuva iyi video itangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Niba uri kubona Rwanda rugeze kuri YouTube channel yacu ya Rwanda Update Info, kora subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'ahangaha meza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere, kandi mu by'ukuri n'amatangazo leta yagiye itangaza ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko iyi video niba ikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikeneye bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Ahangaha ni kuri Rwanda Update Info, turakunda cyane.